nkunda umuhanzi bita Prime. Yeah, Prime, that's my real nigga. Hari abantu benshi bazi kuririmba ama chorus bita Ariel uri kuzamuka nawe ubu ngubu aririmba neza. Gahunda ngo ni mu rugo street ngo naho ni fo mihanda ngo kakotse papa gugiye hey ngiye gushaka kadima rwose ngo byanze mu vandi fucked up with the lockdown I can't wait for the freeway. Twasuye umuntu rero atangira twibwira ku batamuzi. Nje nitwa KINTE niyo mazina y'ubuhanzi, ariko mu busanzwe amazina y'ababyeyi banyise Mutembe Christian, so I just nahise mbihina Chris. KINTE yindi yo yajeho ni nagasirino tu k'abana banjye tu. Irembo TV. Okay, ubivuze neza ko ukora music, biranatunezeza cyane. Dutangire wenda ku kintu turi buhereho cya mbere, turagira ngo tubaze izina Chris rimaze igihe kingana iki mu muziki nyarwanda? Murakoze cyane. Izina Chris rimaze igihe ko ndabyibuka natangiye umuziki ndangiza mu wa gatatu secondaire, nkomeza gutyo ari KINTE, ariko abantu benshi ntago banzi cyane kubera ko ibikorwa byagiye bisa nkaho biba bike kubera n'amasomo yabaga arimbanyije, ariko abanzi baranzi, kandi n'abandi bagiye kumenya soon vuba kabisa. Mu rwego rwo kwivuga neza, wenda duhereye aho ngaho turagenda wenda ku kintu kimwe ku kindi. Warangije amasomo ryari? Watangiye umuziki mu myaka wenda ryari? Kuko urumva ko ntabwo wavutse uririmba, hari igihe wabitangiriye, hari igihe byabaye by'umwuga. Wabisangiza wenda abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange bakagira ibyo bamenya kuri byinshi kuri wowe. Murakoze. Natangiye umuziki nko muri 2015, nza gukomeza mbifata nyine byari biri ibintu byaho gusa. Najyaga mu bantu mu bajamani iki tukakora freestyle, turabizi mushobora kujya muri studio, so nuko nagiye niyongoza ndavuga ati ubundi se wakiyongoza byo nkajya muri studio nkari uko bimeze. Ndabyuka 2016 nibwo nafashe umwanzuro, ndavuga ati reka noneho njye muri studio ndebe ko hari ikintu nakora. So biza kugenda gutyo, ndakomeza ndakora. Bigeze 2017, ubwo 2016 nibwo nagiye studio nsohora indirimbo ya mbere bita Icyizere, and then ndakomeza 2017 nibwo natangiye gushyiramo imbaraga cyane, nkora indirimbo zigera muri 4, ariko ntago zari zagakorerwa video, ariko in this year nibwo ndi guteganya gukora ama videos n'iki byose, ndakeka ko bizagenda neza, Imana nidushoboza. Muri rusange ufite indirimbo za audio zingahe? Audio maze kugira indirimbo 10, harimo enye nakoze back in times mu myaka ishize, nk'ibiri ishize. Izindi 6 nazikoze mu uyu mwaka, nizo mfite right now, nizo nshaka gukora ama videos n'iki byose kugira ngo ibintu bitungane. Izo ndirimbo ni izawe wenyine cyangwa ufitemo ama featuring n'abandi bantu? Indirimbo ni izanjye, ariko mfitemo featuring y'umuja mwe bita Nash, niwe twakoranye ingoma, ariko nari mfitanye project n'abandi bantu harimo Prime Logan, ni benshi abari bakora muri Loud Sound, dufitanye ama collaborations. Ndakeka ko soon bigiye kujya agaragara tu, bizaba ari sawa cyane. Ako numva uri muravuga baraperi gusa, nawe ukora injyana ya rap cyangwa? Actually ngewe music career yanjye nta limits ifite, nukuvuga ngo ahantu hose ndiyaminiya najyamo, ariko the main thing nuko hip hop niyo nkora. Rap game na trap byose ndagwa tu nta kibazo,
ariko iyo navuga ko ndi gukora right now ni trap music. Niyo focus ndo. Label mukorana nayo cyangwa ukora ku giti cyawe? Actually ubu ngubu na label mfite nikorera ku giti cyanjye. Wenda binashobotse label nyibonye nayo twavugana nta kibazo, ariko right now I'm focusing on my own. Ndi gukora ibintu byanjye nta kibazo kabisa. Abenshi bamaze umwanya bareba Chris uburyo asobanura uburyo yatangiye umuziki, igihe yatangiriye, ibyo amaze kugeraho n'ibyo asigaje kugira wenda agira hagera, ariko ntago bari bumva koko se Chris nk'uko abivuga araririmba cyangwa arabivuga gusa, kuko ajya avuga ati burya ngo ubasha kuvuga wese yanaririmba. N'ubu ngubu nanjye nubwo ntari umuhanzi gutya mvuga nshaka kuririmba, nubwo nashaka kuririmba yo ninjyana iryoheye amatwi nk'uyo waririmba, ariko tugira ngo uduhereze kakapera gatoya. Kakapera gatoya, we navuze freestyle bishaka kuba byabire ariko kakapera gatoya cyane kugira twumve koko niba Chris ibyo atubwira ari ukuri nyirizina. Okay, nta kibazo. Chris Kit. Back in the days, I still remember, never forget. Mungu atakupatia second chance ya kulamuka. What you gonna do? I praise God every day. That's my mission, boy, cause I just wanna live away. Ushaka kumenya kuri, ngaho fungura amatwi. Tugende sindaza ndagusiga imbere cyane way. Oh God, I still remember she all day. Bafunge kichwani, bafunge iry'iburyo nasaze. Nakoze kirida, Mungu yashyizemo imiyaga. Temptation all my places, I never stop hustling, nigga shit. What's good or good made that way, Drip so hard like Sunny Montana, but run me, do my thing like OG's, Yeah, man. Okay, iyo uririmbye muzo wasohoye 10 cyangwa? Actually, iyo ngiyo igiye gusohoka bayita back in days. Back in days kabisa, ntago tugiye kwibagirwa aho twavuye. We still grinding though. Nagira ngo wenda ngira ikibazo mubaza. Abanzi benshi bakunda gukora album agiye atandukanye, ari ugasanga kuri album zabo hari indirimbo bakunda, hariho iz'abantu bakunze bakabona ama feedback menshi agiye atandukanye. We muri izo ndirimbo 10 wambwiye, ugereranyije ni nk'iyo ndirimbo wakunze, izina ryayo ngo yitubwire tunayituririmbiro gatoya kugira twumve natwe turyoherwe n'iyo ndirimbo. Murakoze. Navuga ko indirimbo hafi ya zose zanjye ni nziza kandi ndazikunda, ariko mu by'ukuri hari main songs ubona hafite n'abakunda yumva yarabonye feedbacks nyinshi kuri yo. Ngoma navuga yuko yabonye actually abantu bakunze cyane, bahita grinding. Sindi nabashyiramo gatoya. Kinte, back to the memories, last night never sleep. I saw the right hand of Jesus trying to put me out, devil trying to put me down. I never go down, Jesus is a king. I chose to follow you right away. I know you always got my back, even though I kept messing around. God, please forgive me. It's a kind of pressure on this goddamn life, trying to see things so different, so I keep following your rules. Yeah. That's a little bit though. Okay. Yeah. Grinding though. Grinding. Yeah. Wow. Chris, bitewe nuko wenda ndi kumva ko hari impano ndi kukubonamo kandi nziza, wowe ukora iki kugira wumve ko wakagura umuziki wawe? Ni iki ukora, ni zembara gushyiramo kugira ngo ibihangano byawe bimenyekane ku ruhando mpuzamahanga? Ukora iki, ni iki witaho cyane? Actually murakoze. Music yanjye nyiha umwanya cyane kubera ko nayigiyemo nyikunze, numva ko ari ibintu ngomba gukora n'umutima wanjye. So ngewe ikintu kintera imbaraga gukora music nuko numva yuko ari ibintu at the end of the time byangirira akamaro, kandi koko music ishobora kuguteza imbere, ikakuvana ku rwego rumwe ikagushyira ku rundi. Ingero zirahari. So ngewe ikintu kimotivatinga just nta kindi ni ukubikunda no kumva ko mu minsi cyangwa se mu gihe runaka bizagira icyo bimarira for me and my family. That's why I keep on doing what I do, like buri gihe. Niyo mpamvu nkora music. Wenda tugiye mu buzima busanzwe, umusitari ukora ibintu bigiye bitandukanye,
ngira ngo wenda ninjire mu buzima bwawe ngire ibibazo bimwe na bimwe nkubazamo. Wenda Chris tuvugana aka kanya, nyuma y'umuziki ni ikihe kintu kindi urimo urakora mu buzima bwawe bwa buri munsi? Murakoze. Apart y'umuziki, burya ndi n'umukozi, hari igihe mbona ibiraka sometimes kuko ngewe nize ibintu bijyanye na tourism. So apart y'umuziki, nkora ibintu byinshi bitandukanye. Hari igihe nkora ibintu bya protocole mu nama zitandukanye. Hari igihe bankonekta bakambwira you know what, wakatending ugakora ibyo ukora. So ngewe apart y'umuziki haba hari n'ibindi bintu bimfitiye akamaro bishobora kuneza imbere, nabyo ndabigerageza nkabikora. So umuziki ntabwo ari we wonyine, gusa umuntu aba ashakishiriza hose, gusa the main thing, music is my passion and niyo nkora numva ko izangiza ku rwego runaka. Chris wenda Chris aribana cyangwa aracyabana n'ababyeyi? Chris aribana. Ariko ntabwo ari ukuba ikirara cyangwa iki, nuko famiye yanjye iri hanze. So ngewe nyine ninjye wasigaye mu rugo kubera impamvu zanjye bwite, ariko ndacyari nta kibazo kabisa, ngewe ntaribi. Ese ubundi Chris avuka mu muryango w'abana bangahe? Chris avuka mu muryango w'abana 5, ubwo ni abasista 2 n'ababrother 3. Kuri ngewe ni nge wa nyuma, ndi bucura. Abandi bucura ukaba wibana kare wasigaye? Niko bimeze. Hari impamvu biba byarabaye kuriya, ariko ntabwo bivuze ko nayo nasigaye. Just anytime nabo baza bandebe nk'uko bisanzwe, n'ubundi bangeraho bakansura, nka family tuba turi connected cyane. So nuko ari impamvu n'amasomo yari yamfatiye inaha, nkavuga ati reka njye mbanze nsoza amasomo n'ibyo ndimo. Cyangwa nuko wari uri mu muziki wenda ari ahantu wumva ushaka kugera, uravuga ati reka mbanze ngira ibyo nubaka mu gihugu nzaze nyuma? Actually nabyo birimo, because u Rwanda ni rwiza kandi tuba twifuza ko twatera imbere turi mu gihugu cyacu. So in times byashobotse ko ndabizi Imana izabikora, no kugafatira inaha ibintu bikagenda neza, u Rwanda ni amahoro cyane. Muri hip hop nyarwanda niwe muhastari umaze kugera ku rwego rwo hejuru, ufata nk'ikitegerezo kuri wowe, wumva twavuga ati cyo kuzura muraperi nanjye kuri ngewe ndayamanitse? Actually navuga yuko umuraperi navuga hano mu Rwanda, uruze mu Rwanda? Mu Rwanda umuraperi nkunda actually n'ibinakora, nkunda umuhanzi bita Prime. Prime, that's my real nigga. Ndamukunda cyane, akora ibintu byiza, kandi mufata it's like an inspiration to me. Akora ibintu nkunda, like style yiwe nayo ndayikunda, numva ko nta kibazo kiwe tu. Ariko n'abandi bose babikora neza, ndamanika iyo mbonye ibikorwa byiza ndemera tu, nta kibazo. Ese nawe meranya ari ama commentaire ngenda numva ahantu hagiye hatandukanye ko yuko umuraperi nyawe burya ngo agomba gukora injyana ya rap yose, kandi irangira ari rap, gukora na collab n'undi muhanzi ushobora kuba aririmba R&B cyangwa pop, ngo abayisha injyana. Nawe niko byemera? Iki kintu kivuga iki? Ngiye ku giti cyanjye I don't believe so, ko umuntu ngo ukora umuntu uririmba hip hop atakorana n'umuntu ari we wese. Ngiye ko mbyumva, ushobora gukora injyana yawe ukunze, ariko nanone ukaba wa collaboratinga n'abandi bantu runaka. Uririmba R&B, Afrobeat, pfa kuba weho ufite intego yawe na purpose y'injyana ukora, buryo utavuga ngo mvuye muri hip hop ngiye muri R&B, ugakora featurings n'abandi, ariko wowe uri focused ku bintu byawe. That's the only thing. Gusa icyo nabwira nk'abantu bazi yuko
gukaraburetinga n'undi ngari ukwica injyana cyangwa se icyo ntago ariko bimeze. Injyana yose nta limits igira. Umuhanzi wese aba agomba kuba nta limits afite ku bintu bye, agakora ibintu bye nk'uko abishaka kandi bigenda neza. Yego. Mu gihugu cyacu bawumva ni nk'uyu muhanzi utarimba hip hop kandi bivuga muri ubwo buryo ko bari imijyana zitandukanye, uba wumva wakuririmbira Colors kavuga ati cyo kozanga habo uyu muntu andirimbiye Colors ari ukuntu byagendamo neza, ari ukuntu byagenda bigwamo neza, nanjye nkumva ndaryohewe nkandi. Erakoze hari abantu benshi bazi kuririmba mu chorus, bita Ariel uri kuzamuka nawe ubu ngubu aririmba neza. Undi muntu numva wanywera na melody, hari abajama benshi bakora bafite vocal nziza mwakorana bikagenda neza, ariko nge Ariel yabinkorera kabisa kandi bizagera dukorane still a lot of time. Muri mu mishinga nawe warabiteguye cyangwa actually ndabiteganya ariko actually turavugana ariko ntago turapanga iyo projet, ariko mu byo twaganiriye ko mu minsi iza tuzakorana akantu kandi ushonje wayishiwe it's gonna be late. Yeah. Ese Chris, kuki bakunda kwita ngo ni injyana y'umujinya? Biterwa n'iki? Abayikora bose nuko baba barahuye n'ibintu by'ibigeragezo, bibazo bitandukanye, cyangwa wenda babavugira rubanda? Ndakeka ntago ari ubwa mbere ubyumvishe, nawe usanzwe ubyumva ko bakunda kuvuga ni injyana y'umujinya. Biterwa n'iki? Hari amakuru waba ufite kuri ibyo bintu ukuntu bayita? Urakoze. Abantu benshi bakunda kwita injyana y'umujinya kubera ko bitewe n'umuntu uririmba hip hop aba afite anger y'ibintu bimurimo, then akabivuga mu buryo butandukanye ku buryo ashaka gushyiramo ukabona ko ababaye, ariko hakaba hari n'abandi bayikora ari message ahereza rubanda ruri hasi cyangwa in general, umuntu ufite ukuntu abayeho iki ukabivugira muri en general. Nuko nguko hip hop abenshi bayita y'umujinya kubera ko uba uri kuvuga story, uri kuvuga like ibintu biri around the side, ibintu tugiye tubona buri munsi, haba harimo kubabara, ubuzima, inzara, iki, so bakabyumva muri angle y'umujinya n'iki, ariko siko bimeze. Hip hop ni ukuvugira rubanda, hip hop ni ukuvuga ibintu biri reality muri society tugenda duhura nayo muri everyday. Yes. Urakoze Chris, urakoze kandi urakoze cyane, ariko mbere yo gusoza turagira ngo twibutse abantu, hari abantu batangira ikiganiro mo hagati ntibamenye ngo twari turi kumwe nande, ntibamenye ngo twari tugana kuki. Turagira ngo muri make ya kwivuga ko umustar, kwivuga ko umuririmbyi akenshi bikorerwa mu njyana abaririmba. Turagira ngo nawe usoze udukubitira akantu kugira ngo bize kumera neza. Nkuko bigiye kugenda bahora batubwira stay home, twambara agapfukamunwa, ibintu ari neza, twirinde covid, right? Yeah, let's go. Gahunda ngo ni mu rugo, street ngo naho ni fo, mihanda ngo kakotse, papa gugiye hey, ngiye gushaka kadima rwose ngo byanze mu vandi, fucked up with the lockdown, I can't wait for the freeway. Bit that's a way they we kill a bit, what the fuck we can't go, that's my free team. If I got no food they cover me, I'ma stay home cause it's really safe and God's plan gonna be okay. Yeah. Chokos. Yeah. Chris Kint. Scripta. Damn. Yeah. I just wanna fill my pockets, enemies that around me, tryna fake my blessings. I penetrate like winning team, back in the roads, where we got no hope, now we chasing dreams, no rush, no time to waste, cover the young, tryna build my own legacy, now we over the seas, we live, we pass the day, we eat, we feed the fam, we both, we save the count, all good, what you talk about, fuck you man, I'm blessed, kudinja ni glasi ya milk, nakale kandimi gatoy.
shit. It's Chris Kinte. Anaitwa Chris Kinte. Yo, my boy. Okay, merci kabisa. Merci ku kiganiro tugiranye. Ubwo ngubwo nkuko abitubwiye mu bikorwa ufite imbere, tuzakomeza tugukurikirane, tuzakomeza tumenye ngo ese Chris ni iki kiyongereye ku bintu yarafite ne yamaze kugera, kugira ngo dukomeze dusangize abakunzi b'umuziki nyarwanda, abakunzi b'Irembo TV, ibintu byinshi kandi bishyashya. Twasuza rero tubwira Chris merci kabisa. Sinzi niba ari ikintu wasoza ubwira abantu, yaba abafana bawe, yaba abafana b'Irembo TV, nzadukunda kunyuza ibintu byawe cyane. Wagira ikintu wabwira usezera tunasoza ikiganiro cyacu. Ego murakoze cyane kumpa uyu mwanya wanyu, by'ukuri ni ibintu biri by'agaciro, and ndabashimira. Icyo nasoza mvuga, nasoza mbwira abantu badukurikiye Irembo TV ndetse nanjye Chris Kinte, nababwira yuko by'ukuri ndi umuhanzi ushaka gutera imbere. Just anytime ibihangano byanjye mwajya mu ma feedback, like aho mwansanga, like imbuga nkoresha on Instagram ni Chris Kinte, kuri Kinte ni KINTE. Ego, so aho ngaho ni kuri Instagram, kuri Facebook naho nuko, Twitter, na YouTube channel yanjye ngiye gufungura kubera yuko nashaka kuyigira mfite n'ama videos ndi ku dropping out, so ibintu kugira ngo abantu babashe gukurikirana ibintu byanjye neza. Ariko apart from that, izindi social media nkoresha ari Instagram, Twitter na Facebook n'ibiki byose, Chris Kinte, that's my real name. Nabinforminga kunkurikira, and then bakananteza imbere ku bihangano byanjye. It's really blessing, ni blessing ikomeye cyane, and nicyo nababwira kandi ndabakunda. Imana ibahe umugisha cyane. Okay, thank you Chris. You're welcome bro. Cool boy. Thank you. Yeah, Chris Kinte. Yeah, that's my real name. Shit. Yeah. Don't use tagged beats. Invest in yourself. Gahunda go ni modo go, straight go naho ni po, mihanda go kakotse, papa go giye hey, ngiye gushaka kadima, rwose go byatse mu vanti. I'm fucked up with the lockdown, I can't wait for the freeway. That's a real day, we can debate what the fuck are we? Go, that's my real team, got a full day cover me. I'ma stay home cause I'm pretty safe and God's gonna be okay. Yeah. Irembo TV, mukore subscribe, ewa ni ibintu nahana. Shwi.